Niba uruhu rwawe rwaratangiye kuzana ibimenyetso byo gusaza vuba k'uruhu nko kuzana lines, iminkanyari, uruhu gukanyarara, kunanuka cyane, iyi niyo seti tugira yagufasha gukuraho ibyo bimenyetso. Retinol ikoreshwa nijoro ukayitangira gake gake. Retinol ikintu izagufasha ni ugukuraho bya bimenyetso byo gusaza vuba, ikindi ifasha kwihutisha ikorwa rya collagen hamwe n'ama cells mashya. Ikindi ukeneye ni hyaluronic acid. Uko tugenda dukura tugira ibibazo by'uko amazi agenda agabanuka mu ruhu bitewe n'izuba tubayemo, lifestyle yacu ibigiramo uruhare kuba twatakaza amazi, ari byo twita tewil. Hyaluronic acid iri mu bintu bizagufasha kuba uruhu rwawe rwakomeza kugira amazi aringaniye mu ruhu rwawe. Ikindi ukeneye ni vitamin C. Vitamin C ni antioxidant ikurinda kuba uruhu rwawe rwakwangiza n'ama free radicals. Radicals ziri mu mpamvu zituma ibinure byacu bigenda bigabanuka. Kandi nanone ikindi izagufasha nuko iri mu bintu bituma collagen ikorwa byihuse mu ruhu rwawe. Ibyo byose nkweretse udafite sunscreen nta kintu byafasha. Iyo udakoresha sunscreen bishobora gutuma uruhu rwawe ruzana ama dark spot, ruzana amabara adasobanutse. Mu bintu bituma uruhu rwacu rusaza vuba harimo n'izuba. Utirinda izuba, ibyo byose uri kuruhira ntabwo byagerwaho. Yandikira kuri iyo nimero mubwiye uburyo ki iyi seti yose yakugeraho.